mukomere cyane umunsi mwiza turabashimiye cyane inshuti z'iki kiganiro aho twibanda cyane kuri business tukibanda ku mibanire uburyo umuntu ashobora gukora business abana neza n'Imana kandi abana neza n'umuryango we. Ndashaka rero kuvuga ibintu nka bitatu kuri izo ngingo nari mvuze ku miryango itatu cyangwa se 3 family. Ndashaka kuvuga umuryango wa mbere ni umuryango iyo tuvuze uko umuryango ukoze tuba tuvuze umugabo, umugore n'abana. Iyo ni wo muryango wo ku cyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri kizamo ababyeyi b'abana, ndavuga ngo none ntabwo tuba tuvuze papa na mama n'abana be, ahubwo none tuba tuvuze n'abo babandi bakomokaho. Tukanavuga noneho n'abakomoka ku bana babo, hazamo abuzukuru n'abuzukuruza. Uwo muryango ariko ugenda waguka ukanageraho ugira intambwe ndende, aho ugira inshuti, aho ugira abavandimwe. Murumva ko uwo muryango ugenda uba munini. Undi muryango wa kabiri ni umuryango navuga w'Imana cyangwa se umuryango w'abantu musenga naho usengera, aho uba mu itorero ryawe ubarizwamo. Haba hari abantu mubana, haba hari abantu bakubwiye inkuru nziza cyangwa se ubutumwa bwiza cyangwa se bakuyoboye ku Mana, hakabamo abantu wasanzemo, hakabamo nabo wabwiye. Aho hantu naho umuntu agenda akura, uwo muryango ugenda waguka bitewe n'abantu bari aho ngaho. Umuryango wa gatatu rero ni umuryango nshaka kuvuga wundi wabo mukorana noneho mu buzima bw'akazi ukora cyangwa se mu mirimo ukora muri business, mu kazi ukora nk'umuyobozi, mu kazi ukora aho waba ubarizwa hose. Iyo miryango rero uko ari itatu ni imiryango dukeneye. Reka duhere kuri wa muryango wa mbere. Ubwiza bwa buri muryango bugira uruhare ku wundi muryango. Iyo miryango yose ibikenewe mu mikorere y'ibyo dukora. Reka duhere ku muryango wa mbere. Umuryango wa mbere reka duhere ku mugabo n'umugore ndetse n'abana, aho babyara ariko bafite intego runaka. Bakabana bakavuga bati twemeranyijwe kubana, tuzabana ku gihe iki n'iki. Ndashaka kuvuga ko imibanire y'uwo muryango ni intego, ni vision, n'umurongo w'icyerekezo kirekire gihoraho igihe kinini cyane. Icyo nicyo kisangamo yuko babyara abana hakurikijwe uko babiteganyije cyangwa se uko babiteguye mu buryo bazarera abana babo. Ariko ibyo ngibyo kubera ko baba bifuza ko abana bazabakomokaho nabo bazamera kwa kundi, hari ibintu bakora, hari imibanire babanamo, kuko intambwe buriya impano ya mbere ababyeyi ya mbere baha abana babo ni ukubana neza k'umugabo n'umugore. Kubana neza k'umugabo n'umugore bibyara abana bazamera neza. Niyo hari ikijyanye gihinduwe na societe, burya ntikiba nabi cyane ugereranyije nuko abana bareberaho imibereho yabo baba babanye neza, hatarimo ibibazo, hatarimo amakimbirane, hatarimo n'ibindi byose bibangamira uwo muryango tuzarebaho mu buryo bwawo. Navuga ko ari abo baba bagize abo ngabo. Uwo muryango rero ukura ugiramo n'inshuti n'abavandimwe bawukomokaho. Reka mvuge ku muryango wa kabiri. Ni umuryango abantu benshi cyane by'umwihariko aho tubarizwa usanga yuko baba bafite iyobokamana, baba bafite uko babaho mu iyobokamana. Uwo ni umuryango ukomeye. Ni umuryango bamwe bagutoza kubana n'Imana, abandi nawe urakuruka bibatoza, abandi bagutoza uko umuntu. Navuga ngo ni umuryango ukomeye kuko ni umuryango urinda icyo twita ubuzima bwa roho cyangwa se ubuzima bwo mu buryo bwa roho mutagatifu, mu buzima bwa mwuka bitewe n'uko wiringira. Abo bantu bagira ibyo bagutegeka gukora, bagira ibyo bakubwira kugenderamo, nawe uko babikwigishije ni kubwigisha, ariko mu buryo bwo kugira gusa ngo ugende wubaha kandi ubana n'Imana. Uwo muryango rero ni umuryango w'ingenzi cyane
niyo famiye, ni famiye y'ingenzi ukeneye mu buzima, utagomba gutandukana nayo, utagomba kwirengagiza. Mu bizera Imana cyangwa se bakoresha Bibiliya, Bibiliya iravuga ngo kwifatikanya n'ababi byonona ingeso nziza. Byonona ingeso bivuze ko iyo ufatikanya n'abantu bakora nabi, ufatikanya n'abanyabyaha n'abantu bandi, ugenda wonona ingeso nziza, kandi za ngeso nziza zituma na wa muryango twavuze bwa mbere ugubwa neza, ugenda neza, uba wazikomoye mu buryo uzi kubanira neza wa muryango w'Imana, kuko uwo muryango w'Imana kubanira neza bingana kubanira neza n'Imana, ndetse no kubanira neza n'umuryango wawe bwite. Reka noneho tujye ku muryango wa gatatu. Umuryango wa gatatu ni umuryango noneho ukomoka kuho ukora. Iyo umuntu agiye gukora ahantu cyangwa se agiye gukora business runaka, aba afitemo umuryango ukora. Akenshi umuryango we usanga ugarukira kumukoresha cyangwa se cyangwa kumukoresha, ukagenda wenda ukagera kuri banke, cyangwa se ukagenda ukanagera no ku bafatanyabikorwa bakorana na babandi. Aho ngaho akenshi aba ari abantu bakeya, abakiriya b'ibyo ukora. None ariko iyo tugiye muri business, uba ufitemo noneho ni umuryango mugari nabwo ugomba kumenya, ukawusobanukirwa, ukanamenya no kubana nawo neza. Iyo umuntu rero yinjira muri business, hari famiye hasanga. Iyo famiye hasanga ibigizwe ahanini cyane n'ibyiciro bigeze ku 10, bisaba nabyo ngo umenye kubibanira neza, kandi bigufasha kugera ku ntego zawe zose. Harimo abari mu rwego rw'abategura imishinga, abacunga imishinga yanyu, abakora imibare ya comptabilité, birimo n'ibyo natwe dukora, abakora bitandukanye bijyanye no kubara imari, no kugenzura impapuro, no kugenzura ibyo mwakoze. Abo bantu n'abantu ba mbere ukorana nabo uri mutegura umushinga, ariko bazanagufasha mu micungire y'umushinga igihe cyose cy'umushinga wawe. Harimo abafatanyabikorwa bandi nka banke ubitsamo. Ugomba kumenya neza, ugasobanukirwa uko uwo muryango, uwo muvandimwe mushya wungutse ariko wo muri business, uko mukorana, uko mubana, ukamubanira neza, ukamenya ukamuha amafaranga yakayakubikira, ukamenya kumwizera, nawe akakwizera, akaguha inguzanyo. Ariko mukamenya yuko kugira ngo abantu bose bizerane, bisaba yuko baba bagomba kuba bakorana. Uwo muryango uzamo kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro. Mu bihugu bitandukanye buri hose abarimo abashinzwe imisoro, ukamenya gukorana nabo kugira ngo umenye imisoro usabwa ni iyihe, ukamenya uburyo uyitanga, ukabanira neza uwo muvandimwe wo muri uwo muryango, ukamenya kubanira neza, ukamenya ibigo biri aho ngaho bishinzwe iby'ubucuruzi, haba mu buryo bw'igihugu cyangwa se mu buryo buri nakita lokale bw'ibanze, mu murenge, mu mudugudu, ndetse no mu karere. Ukamenya tese ni ibiki mpasabwa, ibyangombwa bansaba nibi, ukamenya kubanira neza abantu bo muri uwo muryango. Tukinjira no ku aho ngaho hazamo n'ikindi cyiciro, abakiriya bawe, ukubana neza n'abakiriya bawe, ugasobanukirwa, ukiga abakiriya, ukabimenya, ugasobanukirwa icyo twita inguzanyo, ugasobanukirwa uko abantu bashobora kugurizanya, uko bashobora kwishyira mu matsinda, kubana neza n'abakeba cyangwa se competitors, ukamenya uburyo ubana n'abakeba mucuruza cyangwa se mukora bimwe. Hakiyongeraho kandi muri abo ngabo ubana nabo hakabonekamo abo twita aba fournisseur cyangwa se abakugemurira ibyo ucuruza, ukamenya kubabanira neza. Umuntu ugiye muri business agomba kuba yiteguye yuko iyo famiye agomba kubana nayo. Iyo famiye akayitegura kimwe nuko wa wundi nta muntu usenga Imana wenyine, nawe akabanira neza ya famiye. Nta muntu uba mu muryango wenyine, akabanira neza umuryango we. Reka mvuge ngo iyo miryango uko ari 3 tuyimare nk'amashyiga 3. Buri shyiga rimwe guhungabana kwa rimwe guhungabanya andi mashyiga yose. Guhungabana kw'ishyiga rimwe hamwe rukuhungabanya andi mashyiga yose. Reka mvuge ngo ayo niyo agenda agakora igikorwa ugiye gukora. Binatuma kandi kubana neza n'iyo miryango uko ari 3 bigufasha kutazigera na rimwe
uhungabana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko abo bose baragutabara. Kubanira neza banki, iyo business yawe ihungabanye, banki iragutabara. Iyo ugize ikibazo cy'imisoro, Rwanda ikigo cya gihugu cy'imisoro kiragutabara kikamenya uko mukorana, kubera ko musanzwe mubana neza. Niba utiteguye kubanira neza iyi miryango ko ari itatu, ibyo ukora byose ubihagarike, kuko ntabwo bizigera bishoboka igihe utiteguye kubana neza. Ikindi kuri wa muryango navuzeho wa gatatu uriya wa business, ugomba kuba uzi no gukorana neza n'ubutegetsi bwite bwa leta, uretse ko bwose bukora kuri iriya miryango yose uko ari itatu, kugira ngo ibintu byose ukora ujye ubyisangamo bimeze neza. Iyi miryango ikari itatu rero ndagira ngo nshishikarize buri muntu wese kuyibanira neza, kubanira neza umugabo wawe, umugore wawe, abana bawe, kandi ukabaha indero, ubahwa n'umwanya wabo, ukabanira neza umuryango waho wabo musengana, bitewe n'uko iyoboka ry'Imana ryanyu rimeze. Aho ngaho ntabwo mpita minjira nonaha, ariko ukanamenya noneho wa muryango wa gatatu, abafatanyabikorwa cyangwa se abantu bagize famiye yo kugira ngo ubashe gukora business, kandi ukamenya uburyo ubanira buri wese neza, unamenya ngo ubanira nabi azahungabanya buri imibereho yawe. Reka mvuge ngo wowe uri muri business, wowe uri mu kazi kawe runaka, iyo amashyi guteretseho nayo ngayo uko ari atatu. Amwe agizwe n'umuryango wabo musengana, umuryango wa business, ndetse n'umuryango ukomokamo. Iyo miryango n'ibyo bintu ukeneye byonyine kugira ngo ibindi byose bigende neza. Abandi bose abafatanyabikorwa bose uzasanga bari muri ibyo byiciro uko ari bitatu. Murakoze, umunsi mwiza. Ni Coach Esdras. Mushobora kuduhamagara cyangwa mukatwunganira muri nimero muri busange hano hasi.